Shalom shalom nshuti bakunzi ba Grace Room, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nizere ko mumeze neza, kandi nubwo bitameze neza kuri bamwe, mureke dukomeze dushime. Ndababwiza ukuri ko icyo Umwami Imana yibwira kutugirira atari ibibi ahubwo ari ibyiza. Ubu ni uburyo nabazaniye bwo kugira ngo mfashe abantu batari ku mbuga za Grace Room, abantu batazi gusoma, kugira ngo njye mbasomera aya mashimwe bene data batanga muri Grace Room kugira ngo muyumve muri audio. Niba hari umuvandimwe, inshuti, umubyeyi wifuza ko yakurikira amashimwe kugira ngo nawe yongere agarure ibyiringiro no kwizera Umwami Yesu ko akiri ku ngoma, uko yari ari kera n'uyu munsi ariko akiri, ndagusabye ujye usharinga iki kiganiro. Nawe kandi niba utarakora subscribe Umuvandimwe arashima Imana agira ati Shalom, igihe narabaye mfata ubusa ubundi nkafata ibitampaza, noneho ubu my appointed time is now. Grace Room, mumfashe gushimira Imana yansubije nyuma y'imyaka 3 ntegereje, none yabikoze. King of Kings. Iyo myaka yose nari maze ntegereje gukurwaho igisuzuguriro cy'uko nabyaye umwana akaba yaragize imyaka 3 nta papa we kandi ahari, ariko ataboneka ngo afate inshingano nk'umubyeyi. None 11 z'ukwa gatatu 2025 kuwa kabiri mami waravuze ngo ibyadukerereje ngo nidusingire birekure in the name of Jesus. Kubera ubuhamya twari tumaze kumva bw'abashakanye nyuma y'imyaka 13 batazi nabo icyabakereje, nanjye nahise nshyira hejuru icyo cyifuzo cyari kindemereye, nongera kukibwira Imana ndavuga ngo nanjye iyo niyo saha yanjye Mana. Kuri 13 z'ukwa gatatu kuwa 4 service niho Dagon umutwe wari uvuyeho. Grace Room, papa w'umwana yaraje asaba imbabazi, ahura n'umwana nyuma y'imyaka 3 kuva umwana avutse nibwo yari amubonye. None ubu nshimiye Imana yabikoze igikomeye nari mfite. Yesu yaracyomoye. Nari nzi ko umwana azakura nta papa wazi, none Yesu yabikoze. Narobye amafi manini agiye nanjye ngiye guha ku bandi. Grace Room, there is nothing impossible to Jesus, all of it biracyashoboka. Undi muvandimwe arashima Imana agira ati ndashima Imana ikomeje kunezeza no kunkorera ibikomeye. Yankijije akantu kizanye ku kuguru nk'akabyimba, ngiye kwivuza bambwira ko gashobora kuba ari kanseri. Bankoreye test 2 za biopsy, ariko Imana nsenga nsanga yabirangije, basanga akabyimba katari kanseri. Ariko nyuma yaho bakabaze banteye umuti, nyuma hatangira kweruka, abambona bakambwira ko ari vitiligo. Nanjye ntangira kugira ubwoba, aho numviye ubuhamya bw'abakira by miracle, ndizera ndahasengera. Sinzi uko byagenze, narabyutse mbona hasubiranye umubiri waho. Ikibara cyari kimaze kuba kinini cyagiye. Mumfashe cyane gushima Imana yankijije. Irindi shimwe Imana yampagazeho cyane mu kazi kuva 2023. Bampagaritse mu kazi ariko Imana yari yarabimishuriye. Hanyuma ninjira mu masengesho nsengera favor y'Imana, mfata leta impagarika mu kazi, ndayivuguruza mvuga ko nta kazi nzatakaza. Abantu bambwiraga ko bampagaritse bakambwira ko
nzabona akandi ariko nari nzi ibanga kuko Imana yari yarampishuriye, nkomeza nsengera ako nubwo nari mfite leta impagarika. Mubyumve ko umunsi nari burangize wa nyuma aribwo bampamagaye ko bampaye indi contract nubwo yari ngufi ariko nari mbizi neza ko nyuma yayo hazaza indi. Nuko nkomeza amasengesho, nasubiye mu kazi kuri contrat banzamuriye umushahara, irangiye Imana mu gukora kwayo ikoresha abayobozi banjye barandwanirira nta n'uwo nsabye pe, nibereye ku mavi nsenga. Bampa indi y'imyaka 3 na promesse nyinshi za promotion. Koko amezi 4 barapromotinze, yari dream job pe. Bihurirana no kubona visa ya Canada nayo yaje tumaze umwaka dutegereje, hamwe na famille yose duhita tujya kuba hanze. Nkibona visa mu buryo butangaje cyane, mbonye n'akazi keza muri administration, ibintu bitamenyerewe ko kuba migrant, nta na experience yaho nakabonye nkiri i Kigali, nta na job application nakoze kubera just ubuntu bw'Imana iguha aba destiny helper na favor. Nageze Canada naruhutse 1 week mpita ntangira akazi. N'uyu munsi niko ndimo, maze amezi 7 kandi mubyumve ko niko kambeshejeho n'umuryango wanjye. Twageze Canada hari crise y'imirimo ku buryo abantu benshi bari muri chômage ino. Iyo dusenga Imana idushyiraho favor ikaduha abantu baduconnecta kuri destiny zacu. Njyewe mu kazi kuva nakwizera Imana impishurira ibyari bigiye kumbaho, narahagurutse niga gusenga, sinigeze nirwanirira. Nabonye indwanirira contrat après contrat mu bwiza njya mu bundi. N'ubu kandi irakomeje, ndacyabona ibinkorera. Ikindi nabonye ari imbaraga zo gutanga icya10 bishinganisha akazi kacu. Munshimire Imana ku bw'ako kazi yaturwanyeho n'umuryango.